come now? Would you stay up to figure this out some way? If I stay here, would you come back? If I stay cool, would you be mad? Would you want me if I want you that way? Cause all I can think about is coming over, coming over. All I can think about is coming over, coming over. All I can think about is coming over. Tugushimiye yuko wateguye umwanya nk'Imana ugashigikira abana bacu ndetse n'ababyeyi muri rusange. Uyu munsi wa none tukaba turi hano mu birori by'abana bacu byatangiye uyu munsi, ariko ku mugambi wawe izina ryo rihimbazwe. Tukweretse uyu mwanya twinjiyemo kugira ngo ingabo z'abamarayika zururuke zitugote, utubambira amahema, ubwiza bwawe buganze muri twebwe, ishusho yawe igaragarire muri twe, kandi urushaho kutubera ku rugamba, uturwanire nk'Imana, maze izi gahunda nizigenda neza nabwo turushaho guhimbaza urukundo rwawe. Urakoze kugiye kutugira neza, ukadufashiriza mu mbaraga zawe, ni mu izina rya Yesu twambaje urakoze, amen. Twicare. Hanyuma ndagira ngo dukomeze gahunda. Ndasaba umuntu witwa Rwaka bisore guhaguruka somera ijambo ry'Imana riboneka muri Tangiriro, mu gitabo cy'Itangiriro bice 2 umurongo wa 21. Kuvuga ngo Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu ubuticura, arasinzira imukuramo urubavu rumwe, ihasubiza inyama. Amen. Yesu nashimwe. Ndabona bisore yahagurutse, wadusabye ko uyu munsi tuzaza kugusezeranya n'uwo wakunze, ariko nge sinamumenya. Ndagira ngo uhindukire urebe hari inyuma, harimo abakobwa beza, undebere urusha abandi uburanga, niba ukangutse, hanyuma ugenda umunzanira. Se hari ntitwakomera Imana amashyi? Dukomere Imana amashyi menshi cyane niba tunezerewe, niba twishimye. Cyakora aba yarayanjye mukayampa gutyo nababara, ariko ikizima mu yahaye Imana yashimye ko aba bantu bigenda gutya. Imana ibaho umugisha. Tubasabe n'ubundi batambuke, twese duhagaze, twese duhagurutse, munyemerere duhaguruke, hanyuma batambuke. Murakoze. Noneho twakwicara twese ndetse n'abageni bacu bakicara. Imana ibaho umugisha. Reka dukomereze kuri iri jambo ry'Imana. Twari dusomye ngo Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu ubuticura, arasinzira imukuramo urubavu
rumwe ihasubiza inyama. Ndizera ko Bisore yakangutse arebye iburyo bwe hari uwo habonye ariko ari kwibaza ngo ninde. Bibiliya ku murongo wa 22 ikavuga ngo urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore imushyira uwo mugabo. Aravuga ati uyu ni igufwa ryo mu magufwa yawe yanjye, n'akara ko mu mara yanjye, azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Amen. Dusome Matayo ibice 19 umurongo waho wa 6. Ari kutubwira ngo bituma batakiri babiri ahubwo babaye umubiri umwe, kuko icyo Imana yateranije hamwe umuntu ntakagitandukanye. Amen. Nari nsomye ngo bituma batakiri babiri ahubwo babaye umubiri umwe, nuko icyo Imana yateranije hamwe umuntu ntakagitandukanye. Amen. Yesu nashimwe. Sinzi impamvu mutari kunyikiriza. Nari mvuze ngo Yesu nashimwe. Amen. Bisore rero ngira ngo mu kanya wakangutse, tuzaniye uwo wakunze kugira ngo tubasezeranye imbere y'Imana n'abantu, ari ryo torero ryayo. Ndagira ngo mbabwire ibintu bigira muri 3 bizatuma mwubakana. Ubundi Bibiliya yatubwiye ngo bari umubiri utandukanye ariko uyu munsi babaye umubiri umwe. Nitumara kubasezeranya murabaye umubiri umwe. Hari inkingi rero 3 zituma muba umubiri umwe. Inkingi ya mbere ni urukundo, inkingi ya kabiri ni icyizere, inkingi ya gatatu ni imbabazi zigizwe no kubabarira no kuzisaba. Nta muntu n'umwe utazakosa, ariko nihabaho guca bugufi, mwagasaba n'imbabazi undi akazimuha, urugo rwanyu ruzubakika. Mico yanyu nimuyihuza muzihanganirana, kuko muzakurikiza ibintu bibiri ngiye kubabwira. Icyo yanga uzakimurinda, icyo akunda uzakimuha. Kubera ko nubwo mwari mufite uburyo bubiri mubanyemo, ariko ndizera ntashidikanya ko no mu ibera y'amategeko mwasezeranye mukumvikana uburyo muzabana. Ariko kimwe cyo nakubwira nuko iyo ruhari umuntu arihangana, kandi kwihangana bitera kunesha. Kugira ku musozo w'iri jambo ndangira ngo some ijambo ry'Imana mu Befeso ibice 5 umurongo waho wa 22 ndetse na 23. Bari kuvuga ngo abagore mugandukire abagabo banyu nkuko mugandukira umwami wacu, kuko umugabo ari we mutwe w'umugore we, nkuko Kristo ari umutwe w'itorero n'iryo mubiri we, ni nawe mukiza waryo. Ndasubiramo, bagore mugandukire abagabo banyu nkuko mugandukira umwami wacu, kuko umugabo ari we mutwe w'umugore we, nkuko Kristo ari umutwe w'itorero n'iryo mubiri we, nawe ni nawe mukiza waryo. Amen. Ngiye kubasaba rero guhaguruka nyuma y'iri jambo, maze uhagurutse Pacifique w'amahoro yigira ejuru, hanyuma mbabwire ibyo mugiye gukora. Uramuhagurutsa buhoro buhoro.
Imana ishobora byose n'itorero ryayo, nemeye ko w'amahoro Pacifique ambera umufasha uhereye none ukageza iteka ryose, mu bibi no mu byiza, mu bukene no mu bukire, mu burwayi no mu buzima bwiza, tubyaye cyangwa se tutabyaye. Nemeye kuzamukunda no kumubera umwizerwa kugeza igihe tuzatandukanywa n'urupfu nk'uko itegeko ry'Imana ry'ubukwe ribivuga. Amen. Njyewe w'amahoro Pacifique imbere y'Imana ishobora byose n'itorero ryayo, nemeye ko Rwaka ambera umugabo uhereye none ukageza iteka ryose, mu bibi no mu byiza, mu bukene no mu bukire, mu burwayi no mu buzima bwiza, tubyaye cyangwa tutabyaye. Nemeye kuzamukunda no kumubera umwizerwa kugeza ibihe tuzatandukanywa n'urupfu nk'uko itegeko ry'Imana ry'ubukwe ribivuga. Yewe Rwaka kubw'amasezerano tugiranye, nemeye kukwambika iyi mpeta ikubera ikimenyetso cy'urukundo hagati yanjye nawe, imbere y'Imana n'imbere y'itorero rya Kristo. Amen. Amen. Yewe w'amahoro Pacifique kubw'amasezerano tugiranye, nemeye kukwambika iyi mpeta kubere ikimenyetso cy'urukundo hagati yanjye nawe, imbere y'Imana n'imbere y'itorero rya Kristo. Amen. Amen. Uyu munsi nshaka kukubwira yuko kize hagaragara urukundo nagukunze kuva kera. Ndagukunda kandi nzahora iteka ngukunda. Iki gihe nari ngitegereje ubuzima bwanjye bwose, iyi tariki nari nyitegereje ubuzima bwanjye bwose. Ndashima Imana yuko uyu munsi ubaye ikimenyetso gihamya y'urukundo ngukunda, nagukunze kuva kera. Ndashima Imana yuko njye nawe uyu munsi tubaye umwe none n'iteka ryose. Amen. Ndagukunda, nzahora ngukunda mu bibi no mu byiza, uri intwari yanjye. Ndagukunda. Ntitwakomera Imana amashyi menshi cyane. Mugihagararanye gutyo muri kurebana, mbere yuko dukurikiza windi gahunda, ndagira ngo noneho mutwereke. Nagize ngo wenda kuko yaraki fite ako kantu mu maso ntago mwari mwamenyanye, ariko mubitubwiye mu magambo yanyu kuko mwamenyanye kandi mwakundanye, munatubwiye ko muzakundana ibihe byose nk'uko indahiro z'Imana zibivuga. Ngaho mutwereke batuzamura indirimbo y'Imana n'ubundi. Koze we turanezerewe, ibi bintu ni Yesu wabikoze we turanezerewe. Oh, ibi bintu ni byiza, ibi bintu ni byiza, ibi bintu ni byiza, ibi bintu ni byiza,
murakoze. Ndagira ngo nsabe aba bantu bose twatahanye ubu bukwe, nubwo ndeba niba ari uko izuba ryavuye ryinshi simbizi, ariko nari ngize ngo mbasabe muhaguruke, hanyuma nanjye ndahirira imbere yanyu. Niba munyemerera, murakoze. Imana ibahe umugisha kubaha. Njyewe Pasiteri Karemera Strato, kubw'umuhamagaro w'Imana no kubw'ububasha mpabwa n'itorero, nejejwe nuko Bisore abaye umugabo wa Pacifique, kandi na Pacifique akaba abaye umugore wa Bisore. Icyo Imana yateranirije hamwe ntakagire ugitandukanya. Amen. Igice cya mbere umurongo wa 2 hari kuvuga ngo nuko abyara abahungu 7 n'abakobwa 3, kandi yari umutunzi. Yari atunze intama 7,000 n'ingamiya 3,000 n'amafizi 1,000 yo guhinga n'indogobe z'ingore 500 n'abagaragu benshi cyane. Uwo muntu yarakomeye kuruta abantu bose b'iburasirazuba. Amen. Tugiye kubasabira umugisha tubifuriza kuzabyara abahungu n'abakobwa, kuzaba mutunze amatungo meza, tuzagira mu rugo tukanywa amata, tuzagira mu rugo tugasanga mwarahinze mukeza. Tugiye kubasabira umugisha kugira ngo Imana izabaho umugisha mu rubyaro, nibyo muzakora byose Imana izabibahere mu umugisha. Mana yacu, Mana nziza, tugushimiye uyu munsi mwiza. Tugarutse dusabira abana bacu umugisha, kubw'uyu munsi barakundanye, barabyiyemeza ko bazabana akaramata. None uyu munsi barabitweretse kandi imbere yawe n'imbere yacu. Ubafashe nk'Imana, ubuzuza imbaraga zawe, uzabaho urukundo rukwiriye, uzabarinda umwiryane Satani yahagurukiye ingo ariko uzamutsinde, kandi uzabahe kubyara abahungu n'abakobwa, uzabahe korora amatungo, uzabahe kweza mu mirima yabo. Umugisha tubasabiye no kuzagira urugo rwiza, kandi kiruta byose bazakubaha nk'Imana, bazarushaho kukumenya, maze urugo rwabo ruzabe rwubakitse ku rutare ari rwo Yesu Kristo. Urakoze kugiye kubashigikira, urakoze kugiye kuzababana, tukazumva inkuru nziza, tukazagaruka mu birori byabo barabyaye tubahemba, kandi twishimira abana babahaye. Tubyambaje mu izina rya Yesu. Amen. Koze muhaguruke. Hanyuma noneho ubwo ni ikizame ngiye kuguha Bisore, uko mwari mwicaye, noneho ubwo reka ndebe ko ari bwo musubira kwicara. Mwicare, hanyuma ndebe uko mugiye kwicara. Mumfashe tumushimire, kuko ndabona rwose yarakuze, azi ubwenge. N'uru rugo ndabona azashobora kurubera umutwe kandi akaruyobora neza. Imana yazamuha abana nawe akazakora nk'ibi turi gukora. Barakoze cyane. Rero naringize ngo mbanze ndebe ko yabimenye yuko yabaye umugore we, kuko tukimara kubasezeranya abaye umugore wawe. Ndabasaba rero guhaguruka mbashikirize icyemezo cy'uko tubashingiye. Murahaguruka mbashikirize icyemezo cy'uko tubashingiye. Mwese muracyakira.
yacu tugushimiye umugambi wawe mwiza, tugushimiye neza n'urukundo rwawe wakomeje kutugirira, tukuragije n'izindi gahunda zose ziri imbere, aba babyeyi bose, abasaza n'abakecuru, abakobwa n'abasore ndetse n'abana batoya bitabiriye uyu munsi. Dukeneye ineza yawe no kuza gusozanya nawe. Turabizi yuko hari imodoka nyinshi mu mihanda, ariko aho urubuze kubishimira yuko izi gahunda ziri bwe zishoje, mwami Imana yacu, buri muntu wese uze kumurinda mu rwe ruhande, ingendo za buri umwe uzirindire mu biganza byawe, amahoro n'umutekano bikomeze kubana n'abantu bawe, twese turushirizweho kubakika imbere yawe, kandi ibiganza byawe birinde buri wese, maze nidukomeza kumva inkuru nziza yuko twese turi amahoro, dushimira izina ryawe. Gendana natwe, amahoro yawe akomeze kuba muri twebwe, ni mu izina rya Yesu, amen. Nishimiye ko data wa twese yandikishije iby'urukundo rwe mu byiza Imana yavuze byose, nta kiruta iki ko Yesu